ubu tuvugana mu mwarimu sako cyangwa se umuyobozi mukuru wa koperative umwarimu sako Uwambaje Laurence yarari mu nama ikomeye cyane higiwe ibintu byinshi cyane agiye tuza kuganira ku cyo kiganiro tubabwire mu by'ukuri ibyo abanyamuryango bifuza nyuma y'uko ino nama yari irimo iba cyane cyane yuko muzi yuko ino koperative y'umwarimu sako yagenewe kubitsa no kuguriza abakozi bose bari mu Mineduc. Ku bantu batazi Mineduc mu Rwanda ni babandi twita abarimu cyangwa se aba mu gisata cy'uburezi. Ibi ni bisanzwe musanga baba ngo inguzanyo ni nkeya, abandi mu koperative kuba hari ukuntu bananiza, hari ukuntu igenda utuntu nk'utwo ngutwo. Ndaza kugira ngo noneho tuze kuganira uza kunyemera tubane mu kiganiro cyacu, noneho tuze kurebera hamwe mu by'ukuri ibyagiye bitangazwa na bamwe mu banyamuryango, ndetse nawe kandi wenda uze kuduha igitekerezo cyawe ahangaha kuri commentaire, utirengeje yuko ahangaha nyine kugira umunyamakuru yacu yuko ugira ku musozi w'ikiganiro. Ndaza kugaruka none muri REB nze kubabwira mu by'ukuri bimeze gute, mu mashuri bimeze gute, kano kanya yo itangaje cyuma yuko umwarimu sako warugize ikintu itangaza aho bigeze gute cyangwa se ifashe ihe myanzuro. Yes, ndakeka niba ari ubwa mbere dukurikiranye munyemerere wenda mushimire urw'agaciro cyane, ariko by'umwaka ndashimira umuntu wese wabanye natwe kuva ku musabo wa mbere kugeza uyu munsi aho tugeze ni mwebwe, kugira ngo ahangaha niho honyine ushobora kubona ibiganiro nk'ibi ngibi kandi byungurana ibitekerezo. Uraza kunyemerera tuze kubana kugira ikiganiro kirangiye cyangwa se kigeze ku musozo kugira tuze kungurana ibitekerezo. Numva kandi hari icyo twavugaho ubyandika muri commentaire, wibuka no gusharinga n'abandi ukanda like. Ikindi ibuka kubwira abandi ko hahonyeho hari chaîne kumbi kuba ku makuru yanga yari update kandi noneho atari mu kubeshya. Uyu munsi tuvugana umuyobozi mukuru wa koperative umwarimu sako bakunda kumwita cyangwa se yitwa Uwambaje Laurence. Uyu ni umudamu musanzwe muzi kuri social media, asubiza abarimu, asubiza afite ibibazo bijyanye n'umwarimu sako. Akaba yatangaje ko umwaka wa 2025 wasize umutungo rusange wayo wariyongereye cyane, aho yavuze yuko wavuye kuri miliyari 239.8 mu mafaranga y'u Rwanda ukagera kuri miliyari 292.9 amafaranga y'u Rwanda. Hano hantu ndabizi mu gihe bita mumbaza ngo kubera iki batazamura noneho inguzanyo z'abarimu, usanga babafungira mu gatebo kamwe ugasanga wenda ntibarenza miliyoni 3 kuri avance salaire. Aha niho ndaza kuvuga cyane. Noneho avuga yuko kandi muri rusange abanyamuryango cyangwa se abamemba b'umwarimu sako bagaragarijwe ko muri uyu mwaka cyangwa se muri uwo mwaka inyungu babonye ndavuga no mwaka wa 2025 bijyagira kuri miliyari 23.5 y'amafaranga y'u Rwanda hatabariwemo umusoro. Bivuze yuko byatangajwe mu nama yabaye uyu munsi ku itariki 30 z'ukwa gatatu, inama ya 32 isanzwe y'inteko rusange ya koperative y'umwarimu sako yabaye uyu munsi. Muraza kunyemerera nyuma yuko bamwe bari bamaze kumenya yuko uyu mwarimu sako wateranye. Urabona abantu benshi cyane bumva nyine ni inama ibigomba guhuza inzego zitandukanye. Hari uwahise batangaza komandira avuga ati mbona nta kintu byafasha abarimu, ahubwo bagiye kurushaho kubakanda. Bivuze ngo sinzi impamvu ubundi bano bakozi bo Mineduc babona umwarimu sako nkaho ari ikigega cyaje kubakanda. Kandi muri slogan ya koperative cyangwa se umwarimu sako ubona guteza imbere umwarimu imuvana mu cyane igira ntabwo nibeshanga kubera yuko nyine n'ikigo kibafasha kuzamura imibereho yabo myiza. Ariko umwe yaje aravuga ati buriya wasanga igituma wenda begeye kwicara nta kintu kizima agiye kuvuga, ahubwo wagiye kongera kureba buri cyo gukanda wa mukozi. Ahita kukibwa n'undi wavuze ati muzamure credit. Muribuka yuko mu mwaka ushize ahagana mu kwa 12 ubu ni mu mwaka wa 2025 nibwo abandi bahagarariye umwarimu sako mu mirenge bagiye basura ibigo by'amashuri bigiye bitandukanye byatari bya privé, ndetse basobanura yuko hari projet nshasha umwarimu sako ugomba kuronshinga cyangwa se gushira hanze. Aha bavuga yuko bagomba kugerageza cyangwa se abakozi bo Mineduc bose navuga abahemberwa umwarimu sako bagomba kwiyandikisha noneho bakazamura kijyanye na savings. Murabizi yuko umukozi wose mu Mineduc niba wenda mutaramubizi uhemberwa mu mwarimu sako ku mafaranga ahembwa bamukata amafaranga 5 bakabyita saving itavugwaho umwe n'abanyamuryango ndetse n'umwarimu sako koperative
kubera yuko bavuga yuko n'ubu niba bagiye kubaha inguzanyo bakurikije ya saving yisevinze baramucaginga amafaranga hejuru cyane kandi amafaranga araye. Aha naho ndavuga ko tuzakiganiraho, ariko kibabaje nubwo kino kigega gihari usanga ubyibuze umuntu uhembwa hejuru ya 200, 250, 300, 400, ariko akaba ahemberwa mu mwarimu sako ntabwo bashobora kumurengeza byibuze miliyoni 3,500. Byumvikane ko ni amafaranga makeya. Ntekereza ko nta n'ahantu wabona ikibanza cya miliyoni 3,500 ahantu azatera imbere cyane ugiye mu cyaro kiri hirya ahantu hatagira umuriro n'amazi. Ariko nanone abanyamuryango bagahora basaba buri munsi niba byashoboka umwarimu sako cyangwa koperative yabo yabafasha bakazamura n'inguzanyo bita avance salaire. Impamvu turi gusobanura gutya ndagira ngo mutaza kuhita mwataka muvuga ngo bararenza amafaranga. Nibyo ko barayarenza, ariko igihe ufite ingwate cyane twita credit ordinaire. Ariko kuri avance salaire amafaranga wemerewe ku mushahara wawe uhembwa, ayo wawe uhembwa hose ntabwo ugomba kurenza 2,500. Aha rero umukunzi cyangwa se ukurikirana itangazamakuru akayasavuga ati bazagerageza byibuze bageze nko kuri miliyoni 5 nta ngwate. Urumva ikintu ashaka kuvuga ikijyanye n'iki na avance salaire. Bivuga yuko nanone umwarimu udahemberwa mu mwarimu sako wenda uhemberwa kuri banki tutavuga hano kubera yuko n'ubundi ntabwo batumye bamamariza, bagaragaza yuko ubundi bogamizi bagira ari uko mu mwarimu sako iyo ugiye kwaka credit ufite umushahara mwiza cyane ntabwo renza miliyoni 3,500, ariko ubwo ni wa wundi wenda uhembwa 250 usuza hejuru cyangwa se 200. Uyu ntabwo ashobora guhembwa, ntabwo ashobora gufata ino credit si salaire cyangwa se credit yo ku mushahara ngarenze 3,500. Urumva iki ni ikibazo. Noneho baba bakoze formule tubwe niba bafasha umushahara wawe bagakuba 14 n'ibice biti ugahita ubona amafaranga baguha gasanga arenze 3,500, bivuze yuko ntabwo yaguha. Noneho wa mwarimu mutoya uhembwa nk'ijana cyangwa 120, we ni bakoresha formule bagakuba 14 n'ibice 5 cyangwa se 4, urumva bazajya muri range iri munsi ya miliyoni 3,500. Uyu nguyu we azafite afite faveur kuruta wa wundi uhembwa amafaranga menshi, kubera yuko uhembwa amafaranga menshi we nta benefit ayibonaho, we baramurimita. Ariko uhembwa makeya we baramarika akazamura mu gihe icyo ari cyose iyo bakujye kuri formule basanga atarenze 3,500. Urumva rero wa muntu ufite kugura ikibanza kenye cyeshanu esheshatu cyangwa se business zitandukanye, uyu nguyu bose nta kintu yamarira. Aka kanya rero akariho mpamvu bavuga ngo bakagombye kureba uburyo kibyibuze bazamura inguzanyo. Undi wese avuga ati ubwo se kuri izo nyungu zose z'umwaka wa mbere mu banyamuryango bangana kuriya, murabona abanyamuryango bishimye cyangwa barabunguka mu murengera? Urumva yuko abakiriya b'umwarimu sako niki ni abarimu, nibo banyuza imishahara na nibo baguzamo. Ariko noneho ukibaza impamvu batazamura umushahara kugira biteze imikoro rwo hejuru cyane. Undi aravuze ati hajye ubwo inyungu ya mwarimu muri iri terambere rya cooperative ni iyi. Aka kanya inyungu ya teacher cyangwa se enseignant cyangwa se umwarimu muri iri terambere ya cooperative tugiharaguru cyane cyane ko bagaragaje ko bungutse agera kuri miliyari 23 n'ibindi bice ni irihe niyo badashobora no kuzamura ya loan. Undi ati ibi ntacyo byamara umwarimu uhabwa loan agasabwa abishingizi uruhumbire ijana. Ashaza kuvuga yuko umwarimu wese ugiye gufata inguzanyo, nubwo nababwira uko aba yemerewe ya avance salaire yemewe n'amategeko, ariko ntabwo kwibona kuko bagusaba yuko uzana abishingizi. Babateganya yuko hari wenda wazagenda ukagenda ubambuye. Ahandi rero muri mabanke amwe namwe ntago bavuga ko bitabaho. Ubundi inyuza umwarimu sako yagombye kwita ishira baro hasi ikemera yuko abanyamuryango babo bagirute batera imbere, cyane cyane yuko nane mabanke n'ubundi arabizera ugasanga yabahaye inguzanyo nta ngwate ndetse n'abasinyateri ntabo, kandi bikaba ari ibintu byose cyane. Sinzi impamvu rero wenda kijyanye n'inguzanyo bahora barekana mu munsi batagombye kwizamura, maze kutuga muri komantiki ko nimba barizamura. Nuko nababwira rero ndaza kwikoza muri REB cyangwa se muri Ministry of Education Rwanda, babwire yuko nanone mu mwaka wa 2024 2025 bagaragaje yuko kuri statistique ya u Rwanda
rwari rufite ibindi bigo bigera kuri 34 harimo na za university hamwe kandi na polytechnics cyangwa se za kaminuza zigisha amashami ya tekinike. Ibi rero bikaba bigaragara yuko ibi ngibi byagiye byiyongera cyangwa se bigaragaza umuvuduko uteye imbere ku bijyanye na education ndetse no gufasha iterambere ku bijyanye n'ubumenyi ariko bushingiye ku cyo gukora, ibyo bita workforce cyangwa se iterambere rishingiye ku bumenyi bwo guteza imbere akazi. Nanone kandi icyagaragaye ni uko uyu munsi bamaze gutangaza yuko mu bana biga muri primary cyangwa se pre-primary babandi twita muri nursery bagiye biyongera. Bivuze yuko nanone abana binjira mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza nawo ugenda wiyongera ku rwego hejuru kubera yuko bagenda bashyira ingufu nyinshi ku bijyanye n'amarerero. Ikindi cyagaragaye ni uko hamwe no kuzamuka muzi yuko mu mwaka ushize 2020 cyangwa kuno mwaka 2025-2026 muzi ko watangiye mu kwa 9 kwa 2025 na academic year, niko basohoye polisi nshyashya ivuga yuko umwana wese ugize mu wa 4 agomba kujya ahitamo ibijyanye na pathways cyangwa se ubundi buryo izindi nzira nshyashya ariko zishingiye yuko agomba kuba ari kubaka career yiwe. Aha rero nyuma yuko ibyo byari bimaze kugaragara, abantu benshi cyangwa se ubusesenguzi bwakozwe cyangwa se byagaragaye nyuma y'ibintu byahise bigaragara yuko abanyeshuri benshi cyane bahise bitabira ino gahunda ya pathways, ndetse ahagana cyangwa se 40% bahise biyandikisha muri TVET, abandi bajya mu macungamutungo cyangwa se muri accounting. Bivuze yuko ino gahunda ya pathways ifite impact positive kujyanye na education, cyane cyane yuko bateganya yuko mu myaka izaba iri imbere umwana uzagira soka azaba ari committinga expectation yuko gikenewe ku isoko ry'umurimo hano hanze. Bivuze ngo Mineduc yo yitegura kino kintu ireba ku nyungu rusange z'abanyarwanda by'umwihariko bano bari mu mashuri, kubera ko gusanga abana bari hanze bariza umurenge umwe ari abana icyumba ariko badashobora kugira ikintu bakora. Byaba byiza abana bamwe bagiye muri pathways wenda stream 1 kuri science, abandi bakagenda wenda bakajya kwiga ikijyanye na techniques zino n'amashuri ya TVET hamwe na accounting, noneho bazasohoka ikakazi kari hano hanze bakagenda bagahuriramo bitewe yuko nyine bakenewe kuri labor market cyangwa se ku isoko ry'umurimo. Aka kanya rero ndagira byibuze noneho mumbwire mwebwe ubundi aho ngaho bimeze gute, aho wigisha bimeze gute, ibintu ni munange. Babarira nimba tubanye kuza kano kanya ukumva ikiganiro cyacu ni cyiza kandi ukabifuza kugumana natwe usharinga n'abandi inkuru zacu, tubure mu kindi kiganiro kiraza gukurikira. Bye bye, turakunda cyane.